ariko shu mukwiye kujya mugabanya kujugunya imifuniko ya byeri n'amatabi hano naho ukuntu hasa. Yego ndabibona harasa nabi ariko rero kano kazi karavuye ntago ari akanjye kabisa. Ni akandi ariko ndanarushye da, dufate break. Oya byo birakenewe kabisa. Ariko shura urabona tutakeneye kuganira. Ubwo rero ubwo ni ibibazo ugiye kumbaza gusa. Nyumvira. Ngandebera igihe gishize nta kazi ufite. Nta nakushaka nta nicyo bikubwira ubona atari ikibazo. Ako se shiri urabizi ko nta diploma mfite. Nagerageje ahantu hose byaranze. Ubu ugira ngo ngire gute ko? Nyine ndabizi ko ntayo ufite ariko washaka n'amaformation ukiga. Ukareba ikintu ukunda ukakiga ugakora. Ngareba nayo gutungura urugo njyenyine urara bidakomeye. Uretse ko nagize Imana natashaka agenda wenda tusigaye turi bakeya. Ahubwo arakagenda agiye. Ririya shyano ngiye ryari ringeze ahantu. Mva we mutukura ni murumuna wanjye. Tuvuga ibyawe bikureba. Ari igihe mbyibagirwa. None se nta kindi wumva ushaka kumbwira? Birahari byinshi. Mfite n'ibibazo ku kazi bishobora gutuma banampagarika. Hari abantu dukorana mbona basa nk'abangirira ishyari baravuga ngo ibintu nkora ngo nta kamaro kabyo kandi bihenda leta. Urumva rero nacyo ni ikibazo. Shiri ko numva ari amakuru mabi. Ni amakuru mabi nyine. Niyo mpamvu ubwira ngo ukumva gukora byibura niyo wakwinjiza amafaranga makeya ariko akaba hari ngaye baze bampagaritse nawe udakora. Ibyo ndabyumva. Okay, ugomba kubyuka ukajya icyo bikoraho. Kandi please umbabarire ntuzongere gushyiramo ya mafuti yawe. Ibyo ariko nabikwemerera. Okay. Kangende mu nama y'abandi rero nyuma ndajya mu ntara ndaza kaje ubwo ndakubwira uko byagenze. Sawa nanjye kasubire mu myanda yawe. Nyagasani nkeneye ubufasha bwawe. Ntabwo nkeneye gusubira muri segonderi rwose. None umugore wanjye nabura akazi koko niba mwirukana bizagenda gute? Urugo rwanjye ruzagenda gute? Ndagukeneye rwose umfashe mwami. Yes, Jack. Bite wana? Ni iminsi myinshi kabisa. Uri muri quartier se? Okay. Sawa none kamite mbwira Bosco duhurire mu rugo. Sawa. Bosco. Yes. Umutipe ubona ni inshuti yanjye twariganye segonderi. Guys, nabamagaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Kuko situation turimo irakaze. Ntabwo ushobora kuba muri ubuzima bw'ubushomeri. Kandi nawe ufite ibibazo by'amafaranga menshi. Koza nibyo. Ndambaye ko girlfriend angurira anyishyura ibintu byose. Umuntu w'umugabo wa. Byo birababaje. Gusa ibyo bintu uvuze nibyo tukwiye gushakira. Byo kureba n'igisubizo cy'ibi bibazo ko ntago twabihoramo. Njye maze iminsi ndiho natekereza kuri ikintu. Tugomba gushaka ikintu dukora tukava muri ubuzima turimo. Serious. Oya byo nibyo ubwo ufite urutwe runini buri abamaze guteka umutwe yo. Tayari yabipanze. Ubu tipe ku mipango no wa mbere. Umva biri serious. Sibyo? Sinshaka joke. Murebe urusengero rya hepfo. Nyirarwo rwamaze kuzura mani. Nyirarwo ari umuvunjayi. Yahoraga hariya ku posta. Ariko mara ryo mafaranga.
kandi muri no quartier nta rusengero ruhari rundi, urusengero ni rumwe gusa. Tugomba gushyira urundi rusengero tukamukonkera ukara ko tarya kashi. Church nyine. Uri serious man? Cyane rwose. Cyane rwose. Byanashoboka. Twabikora. Wahiraise. Seduhere. Aho se buri byose giye njye wa plan. Hari hepfo hari ikizu cyari cyuzura. Kandi bana ndabizi Imana izabidufasha moto. Ubwo siyo Mana yajya kugufasha mu binyoma. Ni Imana nyabaki. Njya kwambara agakabutura. Sawa kanambare tu daje. Ambara ipantaro. Aho se wowe ubyibuho gute uri umushomeri? Umugore aragabura amazi. Hano nabona nk'abahungu cyangwa nk'umugabo wamfasha imodoka yanjye yaguye mu muferege. Wari uhari yajyanye abana kwa muganga bararwaye. Abana barwaye iki? Impiswi. Ushobora kwicara nkabaganiriza gatoya? Nta kibazo. Njye rero nitwa Mutoni, mfasha abajyanama b'ubuzima. Nagira ngo rero tuganire, hano mfite utuntu twabafasha. Hano ni urugo rufite umwanda, urabona ibintu byose birajagaraye, umwana arituma, amasazi akaza, hanyuma bigatuma umuntu ashobora kurwara izo mpiswi bavugaga cyangwa inzoka zitandukanye. Nk'uyu nanone ari gukata imbuto, ni byiza, ariko ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri burya kuri izi mbuto ashobora kurwara indwara zandurira mu isuku nkeya, nabyo bishobora kubutera izo mpiswi. Hanyuma rero nk'uko twabyirinda cyangwa nk'uko ingo zigomba kumera, hagomba kubaho isuku. Ni ukujya dukubura mu rugo buri munsi, ukasa imbuto, ibishishwa byazo ntujugunyange ahantu hose, kuko niho ahaza ya masazi akajyamo akagaruka agakora mu biryo. Nimba hari imyanda ugomba kuyishyira ahantu hamwe habigenewe kandi hapfundikirwa. Nyuma y'uko woza ibyombo ugomba kubyanika ku gatanda bikabanza bikumuka neza, kandi mukabitwikiriza igitambaro cyiza kugira ngo za sazi ziramutse zininjiye zitagira aho zahurira n'ibyombo byanyu. Murabona hameze yateze. Hano ni sawa kabisa, ni na etaje. Hanini cyane. Hano twabona abayoboke pe, twakora mani. Ahubwo se ngiye mfite ikibazo. Urabona twahitiriye zina yakurura abantu kabisa. Bosco no warangiye segonderi. Nashaka izina. Agira ngo biroroshye. No gushaka ikizina gifite nka title ya movie kabisa. Kanga ba. Aho buzanga bwawe uzashira rya. Ngaho tubwire. Amvara. Kagita nka The Church of New Rising Road. Umutima rugo ari umureza, ariko ku Cyongereza ndamwemera kabisa. Iri rero ni itandukaniro ry'urugo rwiza na rwa rugo naberetse mbere. Urunguru urabona hari itandukaniro rinini. Hano amatungo ari ku ruhande rwayo, nta masaza hari kuko bakubuye, bakoze isuku, nanone kandi ibyombo ntibitatanye ahantu hose, babishyize ku gatanda kabyo. Ni ukuvuga ngo rero uwabashije gukora urugo rwawe neza gutya ntawe wahurira n'izo ndwara za kolera, za diyare, impiswi, gutyo ntaho mwabyahurira. Ibi rero nibyo twifuza ko mugira isuku, kuko nta hantu abana banyu bazongera kurwara ariko tutunura tutwihera tujye tubasha kubimenya, gusobanukirwa uburyo hariho amanimero mushobora kugenda mureba, bizabafasha kandi tuzanagaruka. gusa ariko nabonaga uyu adafite umwanda, nabonaga ari gukatira ahantu heza. Ari gukatira ahantu heza, ariko urabona ku mpande hariho imyanda myinshi n'amasazi. Yewe murakoze cyane, njye nari nzi ko icyangombwa ari ukubona ibiryo. Kwirinda biruta kwivuza. Reka tukurebera abaturanyi bagufashe kuba bakuramo iyo modoka. Murakoze ariko uzanagaruke. Murakoze cyane, uzagaruka. Guys, tugiye gutangira kurya amamiliyoni. Serious? Buri muyoboke azadatanga icya 10.
ubwo se murumva mutatangiye Kizaho mutatangiye kugenda muri za V8 V8 reba rusangwa muri V8 umva game yara oya ubwo agakino karangiye tujya gufata kamwe ariko harimo n'icupa none se urumva kamwe icupa ribuze we ariko umva mbabwire muri quartier mfite amadeni menshi ariko rero umva ntago ari ibintu byatari ngiye mfite mapu nkoresha ngenda mbakwepa yini Bosco Rusangwa aracyari wundi Ntajahinduka. umuteka Gutya kabisa. tugenda muri quartier yanjye tugenda ahubwo turajya mu yawe umuteka mutwe bwawe Jack mu by'ukuri kabisa serivisi yanyu nta kigenda pege nahapinze gusa reba igihe twatumiye za brochette kugizana n'ubu abanyamagambo reka umurongo nta kigenda ziraza Muchoma oya rekana nawe wana ahubwo tuvuge deal zacu nge rero nawe mfite igitekerezo njye numvaga pasiteri mukuru yabo n'umugabo Paul ukuntu kingana nire n'urutwe nyiki baya ibya bigabo byo muri Nigeria yajya kuri aritari abantu bakamwumva urabyumva ukurikije n'ukuntu ameze yes no kujya avuga rimwe rikahita ryijyana Ufite igihagararo. abayoboke kabisa ibyo ngibyo mubikuye hoyo ukuntu ungana byo nawe birumvikana kameme gusa rero hari ikindi kibazo ufite kandi kinini iri zina Pastor Jack ndumva nta kigenda kabisa rero baba baraperi mu mijyi yaga barebye irindi zina twakora cyakoza no guhindura kabisa Pastor Jack wa Pastor Jack Pastor Israheli umukozi w'Imana wahoze ari umunyabyaha nyuma akaza kwakira agakiza umva ubwo yubatse abashakira yazi kuri Pastor Israheli rero umuswa nk'igihe abazi gera ku serivisi Mwojeje isoni sha Mwojeje isoni cyakoza iyi ni sayini inyeretse ko ibintu turimo ari amafuti kabisa kinisha ibintu by'Imana muravuga uriya musaraba iriya ni ahubwo ni sayini igaragaza ko ibintu turimo ari ukuri umva abantu biriya biragaragaza ko ibintu turimo ari ukuri Jack mureke dukora akazi kacu bana dufite ikibazo cy'amafaranga bakoze amanyanga menshi ariko ibi by'Imana ibi ngibi shaka wapi kabisa ntago ndimo ariko nawe ndumva ntacyo bitwaye manje bitwaye kimana sanda nagiye kandi kabisa Nsubiza ugenda usiko agiye wana mureke agende bana tuzamusimbuza abandi icyo ntabwo ari cyo kibazo icy'ingenzi ni uko umva nkubwiza ukuri Rusangwa wibuke ubushomeri umaze mu myaka kandi mu mujyi njye gushaka ibikoresho ahubwo akiri kare njye gushaka imyenda nshake buje n'ibindi bijyanye nabyo ubundi turaza gukemura igihe mu ahubwo turavugana kuri telefone ikindi nanibagiwe Mutoni ntazabimenye nona ariko rero ino deal niramuka iriye hakavamo cash urabiza abadamu bana kuri cash ndahita bizoroha kubimwumvisha amafaranga araboneka gusa ahubwo ikintu reka nkubwire tangira umetrize Bible wangu uratekereza page ibihumbi 2 ari ikintu cyoroshye akazi twagatangiye bandi ntacyo nzagerageza yes nyine nta kazi koroha karimo akazi katangiye nta kazi koroha kabaho ntabwo bishoboka sawa Pastor Israheli we sha ibintu sinzi ko nzabivamo kabisa nidanje paje 20 mu masaha 3 shewe wapi sinzi ko nabivamo pe biragoye oui allo ni papa Ngabire muvugana murashaka ko nzamuherekeza ku wa 5 ku ishuri se okay azaba umunsi w'akazi okay sawa ntacyo nzamuherekeza murakoze ku wa
gatanu ngomba guherekeza Ngabire. Ubu se nzavuga akazi nkora ari akahe? Ndi umudiyakoni se? Nyagasani ibi ni ibiki koko noneho? Umwana wanjye naramuka amenye ko sigaye ndi umu escrow muri za kiliziya azabifata ate koko? Cyakora Bosco yari afite ukuri. Yes Bosco, bites. Ya ni sawa. Sasa rero nanjye nabimaze gutekereza kuri ya deal ya Jack. Naje gusanga wapi kabisa. Nanjye nabivuyemo pe. Bosco dukwiye gushaka akazi akariko kose kaduha amafaranga yaba ari make ariko kanyuze mu nzira nziza. Bira bintu birimo amanyanga bishobora no kutuzanira ibibazo. Wenda ngiye nshatse nanasubira mu buyede kabisa ariko ngakora akazi ka member ayo yaboneka yose. Yes. Ahubwo ngiye mfitanye gahunda nawe mu mwanya bana ngiye turahura ndahita mukatira kabisa. Okay sawa. Hako mbere yuko nkuruhuka uretse gatoya. Ko harafite amatsiko. Ndabizurana nawe kwihanga. Byagenze gute se? Shani bon nagiye mu nama mvaye njya mu ntara nyine bambwiye ko nukureba nyine icyumweru mpagaze hanyuma bakareba ko hari cyo nabagejejeho basanga ryari bakanyongera ubushobozi basanga ntacyo nkabamagaza. Bose byagenze bite? Ngewe se Jewe nyine narangiye gusubira mu manyanga ariko nabivuyemo nasanze wapi. Amanyanga kandi ayahe manyanga? Yari byihorera Imana ishimwe kutarigiyemo nicyo kinshimishije. Ahubwo uretse kwishima. Nahise njya kuri internet nkora recherche nsanga ari ahantu hari restaurant nshasha ishaka abakozi. Bo nahise mpamagarayo mvugana na boss waho. Donc ubu ejo mfite akazi ndatangira. Kura. Wow. Kura ko byose bishoboka. None duserebura. Cyane ahubwo twazibaye. Ngabire sabeze. Chakanga bire karaho. Kameze neza.